ikaze ku kiganiro The Barber Show. Iki ni ikiganiro cyiza buri munsi ku cyumweru kuri Isibo TV nimugoroba saa 1:30 cyangwa se kuri YouTube channel ahantu waba udukurikiye hose. Ushobora kuba uri mu Rwanda, ushobora kuba uri hanze ya Afrika, aho waba uri hose turagushimiye ko udukurikira. Iki ni ikiganiro gihuza urubyiruko n'abantu bakuze twifashishije ingero z'ubuzima bwabo bose kugira ngo twungurane ibitekerezo, twungurane ubwenge, bibashe kudufasha guhindura ubuzima bwacu. Nkwigiraho nawe ukanyigiraho, n'abatumirwa bose baza kuri iki kiganiro baza bafite inararibonye ritandukanye ridufasha guhindura imyumvire yacu n'ukuntu dufata ibintu n'ukuntu tubona ibintu. Akaba rero ari muri urwo rwego uyu munsi twatumiye Keza Charity kugira ngo atuganirize ku kintu dufite ukuntu tugifata nk'abanyarwanda cyangwa se nk'abanyafrika, kuko turaza gusanga ari ikintu dutekereza nk'abanyafrika. Uyu munsi turaganira ku rushako cyangwa se urukundo ruri hagati y'abantu babiri badahuje ubwene gihugu cyangwa se badahuje n'uruhu. Twamutumiye muri urwo rwego nk'umudamu ufite umugabo w'umuzungu. Tuzi ukuntu tujya tubifata iyo tubonye umudamu ufite umuzungu. Ndagira ngo abituganirize. Karibu cyane Keza. Murakoze cyane Barbara. So Keza, urabizi ukuntu dufata abagore b'abazungu cyangwa se abagore bafite abagabo b'abazungu. Gusa muri generation zacu cyangwa se abo tungana ubu ngubu imyumvire itangiye guhinduka. Ariko si bose, hari abandi baba bafite ukuntu babifata. Byakundaga gufatwa ngo uwo mukobwa yashatswe n'uwo muzungu kubera yaramukurikiyeho amafaranga cyangwa ni indaya. Wowe ujya kubana n'umugabo wawe, ntabwo ibyo bintu wabitekereje? Nabitekereje, naranabyiswe cyane. Warabyiswe? Narabyiswe kugeza naho maze actually kumenyana nawe nari ntandukanye n'umunyarwanda. Rero byari ni nka bombe yari turitse. Afite umwana w'imyaka 9, mwirabura n'umunyarwanda, ariko ngo twamenyanye nyuma. So natinyaga no kujyana nawe ahantu mu madine, antumiye ahantu mu maresitora, ntanga pe byambayeho. Ariko ngeze aho nsanga n'ubujiji. Nsanga ibyo abantu bakurebaho niba atari kumeze, nimba atari kuri, niba atari ibyo urimo, niba atari ibyo ukurikije, kuki se hari icyo byakubwira. So kuri iyo ni stereotyping, niko bayita mu Cyongereza. Stereotyping no kuba ufite ibintu wubatse mu mutwe, imyumvire y'ikintu ukahita ugishyiraho abandi bose. Wabona n'ikintu gisa nacyo buriya babita ngo abagore b'abazungu ninda, wakora ikintu kiri crazy nuko ari umugore w'umuzungu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko nsanga ni stereotyping, n'ubujiji. Kuko ikintu dutandukanye n'abariya abantu ni uruhu. Bavu amaraso y'umutuku nkatwe, bafite ubumuntu nkatwe, bafite urwango na rwo nkatwe, bararakara nkatwe, bafite amarangamutima nkatwe. Ni ikintu dutandukanye nuko babaye mu buzima tutigeze tubaho, kandi ngira ngo ni nabyo bituma abantu babana, bakaba bafite n'uruhu rutandukanye n'urwacu. Ariko niswe ibintu byinshi, ariko nsanga ngewe ntago byarankomeretsaga, ariko ntago nigeze mbyitaho cyane. N'ubu ngubu baracyabikwiye. N'ubu ngubu maybe wenda abantu bakuze nibo batari babyumva neza, ariko abantu urungano rwacu twakabaye twumva ko urukundo twabirenze. Urukundo aho ruva rukagera ntago rutoranya. Mu mico mu mico no mu myifatire nta naho bihuriye n'urukundo. Umuntu murakundana akaza akagusaba, ari umuzungu. Tumaze kubona amadote menshi, abazungu baza bakambara imikenyero cyangwa se abanyamahanga bakajya mu muco wacu. How beautiful is that? Kubona umuntu aje akicisha bugufa akaza mu muco wanyu, akambara imikenyero, agatanga inka, agakwa, kuko abikubahiye. So n'ubujiji, nge mbibona nk'ubujiji. Turagaruka ku kintu twarimo tuvuga cy'urukundo. Ni bamwe nkatwe itandukaniro n'uruhu. So urukundo n'abantu tudahuje uruhu, tudahuje imico, tudahuje ururimi rurashoboka? Yes, cyane. Ahubwo nge mbona ariko ruri interesting.
ntago reka nkubwire hari umugani sinzi nimba uri mu kinyarwanda cyangwa ikirundi ariko umenya ari ikinyarwanda uvuga ngo impyisi y'iwanyu ikurya ikurundarunda bivuga ngo nubwo wahemukirwa n'uw'iwanyu atari uwahariye byaba byiza ushatse uw'iwanyu niyo yakubanira akakubera impyisi ariko n'uwanyu akurya kurundarunda none se impyisi irya irundarunda birashoboka ariko nge nibaza urukundo icyambere tugomba kumenya ko urukundo ntirutoranya uruhu ukunda umuntu uko ameze ugasanga waramukunze niyo yaba ari umuhondo cyangwa icyatsi cyangwa ntago mbyumva ukuntu uruhu rushobora gutandukanya inkundo y'abantu umuntu ndamukunda cyane ariko ni umunyamahanga interesting genda wiga umuco w'iwabo ubumenye nawe aze yiga uwa hano mubyara abana mubigisha iyo mico isi tuyuzuza urukundo ntago nge numva itandukaniro nuko nyine ntago aba ari uwacu hari imico atumva hari imico ngomba kumusobanurira ikinyarwanda ntacyo avuga mvuga nkora videos buri munsi mwumbuye kuvuga ikinyarwanda kuko mpamagara abantu bakavuga ikinyarwanda ariko nanjye ngomba kumva ko nawe niba yarifasha akaza agashaka kumva imico y'iwacu nanjye kubera iki se numva iyiwabo okay tukiri kuri ako kantu ni izihe challenges cyangwa se ibibazo abantu bashatse abantu badahuje umuco badahuje ururimi bahura nazo waruvuze ku cy'ururimi njya ndeba ku ma video posta kuri Instagram uti mana we nkumbuye ikinyarwanda ni izihe challenges ngenda tanga challenges zanjye abandi ntago ngira couples zose bari international niko bita international couples ngiye ikintu kinkomerera cyane ni ikinyarwanda nshaka hari nk'ibintu bisekeje byo biparu mashaka kumubwira ko nkabona mu cyongereza ntago biri buvemo neza so simbi mubwire ngaseka nyine natangiye kubimusora akambwira that's funny ambwira ntureba umukwe kutavuga ikinyarwanda ngamagara inshuti zanjye ngazibabwira ariko ni maybe ni ururimi ariko ibindi bintu byose mbabwiza ntabwo urukundo rugira ururimi rugira isura rugira uruhu rutandukanye abahinde tuzi ko batajya bashaka hanze y'uwabo ariko arabahinde binanira bagashaka abo hanze bakanabaca no mu miryango kavuga ati ndagiye nta kibazo urukundo aho ruva rukagera ntago rurobanura niyo mpamvu uvuga ngo Imana ni urukundo ntirobanura ntago rubona Bible zajya falling in love ariko abantu bazabijudginga kandi nicyo abantu babereyeho nibo bayispicinga up ukumva barabona ngo tuberanye tugomba kuberana rero ku ngufu okay mbere yuko dufata akanya ko kwamamaza ni ibihe bintu byiza wabonye biva mu kubana n'umuntu mudahuje umuco mudahuje ururimi cyangwa se benefits twari tuvuze kuri challenges benefits zava muri interracial relationship honestly kwiga ibintu bitandukanye buri abantu umugabo wanjye mbana nakunda kugenda cyane nanjye nkunda kugenda dura twagiye kwiga umuco wabo nta n'umuco ufatitse bafite buriya bari very ntago bagira ibi buretse indangagaciro nizo bubakiye Amerika yawe cyangwa se indangagaciro z'igihugu cyabo n'ukuntu barizwe niwo umuco wabo ntago bagira white culture ayo ariko rero nanjye nkaza mfite imico y'iwacu nkayimushyiraho nkasa nkibuka ko atari umunyarwanda ikabouncing ariko nkabimusobanurira mu Rwanda ntago dukora ibintu nibi ngo why ni it's culture why like give me the reason so urumva biba bikomereho gato cyiza uzi ko buriya na culture yacu tuba tutazi kwisobanura yigo kora koga ntago unywa amata akonje cyangwa urugero kuki nsobanurira impamvu biri mu muco wacu gute se mbwira umuntu wazanye iyo idea yo kutanywa like ibintu nk'ibyo ngibyo urumva biri mu muco ukabura ukuntu bisobanura mu muco wacu ukabura ukuntu bisobanura so ahari akantu keza uvuzeho n'umuco wacu ntituwumva neza ntituwuzi neza babuze abantu bavuga ibintu bakavuga ngo biri mu muco nyarwanda ariko wajya kugasanga ntabwo biri mu muco nyarwanda ni amamite ni mite twikwize biri mu muco ntabwo biri mu muco nyarwanda kwambara abantu tugiye kuri amafoto ya kera kuna abanyarwandakazi bambaraga udushabure n'utuntu nk'utwo nitugiye mu muco turatinda
ariko challenges mbona so ngewe challenges cyangwa ibintu byiza nuko turabalansinga ntabwo twese turi extreme ntabwo ari aranyumva nanjye nkamwumva mukahurira hagati tugahurira hagati ntabwo ari ibintu biri mu imico itandukanye myinshi oya urakoze cyane Keza ukurikiye ikiganiro The Barber Show kuri Isibo TV nimba ari bwukiza twarimo tuganira ku rukundo ruba hagati y'abantu babiri badahuje umuco badahuje ururimi badahuje uruhu ese rurashoboka ese challenges zibamo nizihe ese ibyiza bibamo nibihe niki twakwigiraho ntuveho mu kanya tugiye kwamamaza turagaruka nimba hari ibyagucitse wajya kuri YouTube ukandika The Barber Show nkuko ubibona hasi hanyuma uraza gukurikira ikiganiro cyatambutse urakoze Ikaze ku kiganiro The Barber Show turagushimiye ko udukurikiye turagushimiye ko waduhaye subscribe yawe niba udukurikiye kuri YouTube aho udukurikiye hose igihugu waba urimo turashima support yanyu ibitekerezo byanyu mutugezaho turabibona kandi turabashimiye turi kumwe na Keza Charity abenshi bamukurikira kuri Instagram yitwa The Keza turimo turaganira ku rukundo hagati y'abantu badahuje uruhu badahuje umuco ubwoko ibintu bitandukanye mushobora kuba mudahuje ariko mukabasha kubana ni ibiki urugendo rwe rwatwigisha twebwe abakurikiye Keza twahoze twatinze ku mugore n'umugabo badahuje ibyo byose umwana uvukiye muri iyo marriage cyangwa se urwo rushako umwana ubaye muri iyo cultural setup ahura nawe na challenges zitandukanye twigeze no kubivuga hari ikiganiro twakoze ku bana b'abametisi ubona ari iki nk'ababyeyi bafasha uwo mwana umwana ukuriye muri iyo setting aho papa ari umuzungu mama ni umwirabura bazajya hanze noneho nkamwe muba muri Amerika muri Amerika niyo papa wawe yaba ari umuzungu kajana upfa kuba ufite amaraso y'abirabura uba judged nk'umwirabura ni icyo ababyeyi bafasha uwo mwana ukuriye muri societe aho bamureba nk'umumetisi ikintu cya mbere babona ngo nuko ari umumetisi ni irondaruhu ni irondaruhu bira ahantu hose buretse ko bitangaje no kuba turi naha uzi ko ahashobora kuza umushuti wacu nk'umunyamahanga bakabibona ko atari umunyarwanda mfite abashuti banjye b'abanyamahanga benshi bambwiye ati mu Rwanda muri ironda pe mujya nk'ahantu kandi ari umwirabura wenda tuvuge nko muri Nigeria akaza neza twanga kuvuga ikirimi tukavuga mu kinyarwanda twamwihora twamwirengagiza turabikora kenshi tuvuga ikinyarwanda turi kumwe n'abanyamahanga kandi si umwirabura mugenzi wacu se nitwicaranye yego so iyo haje ako kantu ko kuvuga ngo you're different than others nk'umwana uzavuka w'umumetisi azamenya ko isa ari umuzungu nyina ari umunyarwandakazi mfite umushuti wanjye yarongoye n'umu Irish abana be n'abametisi ariko bavuga icyongereza cyo kwa se bakavuga n'ikinyarwanda cyo kwa nyina so bazi ko bari open kwiga imiti itandukanye imico itandukanye yombi nubwo hanze bazaba judge ariko bakamenya personality zaho bava naho baturuka so umwana biterwa nuko umubyeyi amurera reba ibintu dufite mu Rwanda bya abagesera abahindiro ugasanga papa wawe n'uw'ibihindiro mama wawe n'umugesera nujye wumva ko ababyeyi arigiye babitubwira twebwe twahungiye mama wawe yahungira ubushaka kumenya ni byavuye hehe semazi uretse ko abantu b'ametisi baba bafite uruhu rutandukanye n'imisatsi itandukanye ariko ngewe twese turi abantu ntago we do all we can to protect the kids ariko urabafungurira amaso bakamenya iyo bavuye natwe iyo dukuze turashaka kumenya mama wavuye hehe papa wanjye yavuye hehe ugashaka kubimenya byose ni kimwe n'ibyo ngibyo buretse ko baba bafite uruhu rutandukanye so ironda ruhu cyane cyane muri Amerika birahari cyane ariko naho niyo abana baje bametisi
baba bafite ukuntu bafatwa baba bafite ukuntu bafatwa bitandukanye kandi birabakomeretsa by the way Yes. icyo kintu kirakomeretsa kuko bajya mu Rwanda n'abanyarwanda bajya ahandi kandi naho bafite ubwo burenganzira bwo kuba abo bantu okay hari ukuntu rero tunacira imanza iyo couple uwo mugore n'uwo mugabo tuba dufite ukuntu tubafata ese ujya uhura n'izo experiences cyangwa se ibyo bijya bikubaho abantu bakagira ukuntu babafata we n'umugabo wawe kubera ko kujya ahantu muri restaurant nkicara nkategereza umuntu ndeba yakwinjira yazakwicarana nanjye hakaza abaseriveri nka bane wumva umeze gute cyane cyane iyo bimbayeho mu Rwanda aho ndabivuga ariko hariya nyine ntago njya kurwana nabo ariko hano cyambere ni gute treating umuntu wo hanze kurusha uko treating umunyarwanda mugenzi wawe cyangwa mukajya muri banki ugatonda umurongo uzajya ahantu uvuge gusa excuse me uzareba amasura ahindukira kugira ngo agufashe ariko uzajya ahantu uvuga uti mwamfashije abantu bakomeza bari busy narabikoze mfite iyo experience mfite ahantu njyana nawe hamenya ngo ahangaha barahita baduserva hoteli ahangaha biragenda gutya kandi byose mva mu modoka nabimubwiye so ikintu cyembabaza nuko niyo tugeze no muri iyo service kuba ntreatinzwe gutyo ndi umunyarwandakazi ndi wa hano it's not fair kandi nagera hariya naho bakantreatinga gutyo iwacu hakagombye dufata abanyarwanda bwa mbere aba VIP mu Rwanda n'abanyarwanda yes the VIP ni abantu bacu turi twebwe turigize ni igihugu cyacu VIP treatment customer care ahantu mwicara ahantu serivere kada uriya yaza wenda yaciye nk'ahantu yaza yakwicara hakaza nka batatu ngo zise mwaye muri he mwaye mutegereje ko aza maze kubikora nk'inshuro 3 so birababaje kuba ari n'abanyarwanda natwe tubikora wow thank you tumye mbitekereza tugarutse kuri hari akantu wavuze kare ngo hari ibintu umuntu ashobora gukora bakavuga ngo abikoze kubera ko ari umugore w'umuzungu n'ibiki byose ndagukurikira kuri Instagram nkunda kubona uposta amafoto yawe n'umugabo wawe mugaragaza urukundo rwawe ugize vuba ariko ugize vuba natinyaga amagambo watinyaga amagambo uposta urukundo rwanyu akenshi iyo umuntu abikoze hano hari ukuntu bavuga wishyize hanze urigaragaza biriya se bivuze iki arashaka kwerekana iki nta nubwo biriya biri mu muco wacu guposta amafoto musomana ibiki feedback abantu bajya baguha imeze gute ni ishyari ntago nzi bure ibintu postinga ntago mbishyiramo ibintu biri serious cyane yego kuko abantu barakundana bikarangira abantu bakabona abandi abantu barabyara bakongera bagakuza bakabyara abandi n'ubuzima ni nka sako y'ubuzima kandi igihe ngezemo iyo nyishimiye ngenda gipostinga kivuga ko nishimiye none se ko nabayeho mbabaye kandi nkanabivuga ko nari mbabaye ko nta muntu umwe wigeze kuza kumbuza ngo ndeke kubivuga niba dushobora gusharinga ibyishimo byacu ngewe nanasharinze ndi mu bibazo bikomeye pe byari no kuzampitana ariko ndabivuga ko ngewe iruhuko rwanjye no kuvuga kwandika ko inspiringa hari abantu benshi bamaze kunyigisha bambwira relationship yawe it's such you inspire me numva nzongera gukunda narababaye cyane ku buryo nashobora kuzongera gukunda ariko nzongera gukunda kuko ukuntu mbona ubayeho n'umugabo wawe ntago mbikora kugira ngo nirate cyangwa se niyemeruya hari igihe mbikora gusa ari jokes ari comedy cyangwa se nkabikora numva ni page yanjye ndishimye ndi mu bihe Imana yampaye by'ubundi buzima reka mbipostinge unyishimira nyishimira n'ukuri ubabaye buriya bari ishyari kandi ndamusengera hari ikintu uvuze Keza iyo umuntu ababaye hari ikintu dufite and it's so bad ni kibi hari ukuntu akababaro kundi tukishimira bikaba ni nkuru cyane ariko ibyishimo by'undi bikaturaka kise tutabyishimira buriya ni ishyari you're right ni ishyari buriya ni agashyari kandi buriya kiremwa muntu ushobora no kumva agashyari ugahita ukatwikiriza urukundo buriya ukumva why not me ariko se uzi ibintu umuntu yaciyemo kugira ngo agere kuri stage yo gupostinga umuntu akamushyira akavuga ukuntu amukunda agashyiraho bagiye ahantu agashyira ntago birabura kwerekana urukundo hagati y'abantu bashakanye kandi birahari mu Rwanda birabura cyane ushobora no gusanga umugabo n'umugore bicaranye batashobora no gukoranaho muri crowd y'inshuti zabo
nta nubwo bajya bicarana bakamera ariko ntabwo bajya bicarana ntabwo bajya basohokana ntabwo bashobora gufatana mu ntoki kuki ariko tuvuga ko tuvuga ko urukundo ruri private ni ibyacu ntabwo ari ngombwa ko tubyereka isi. Okay, so muradutumiye mu bukwe murakundanye ntituzi aho mwahuriye. Yes, muradutumiye murabyaye muratandukanye, nibyo muje kuvuga. Buriya abantu baza kuvuga iyo batandukanye, uzareba ibintu bakora kuri Instagram posting. Iyo wishimye kuki udashobora kuvuga uti mu buzima ntabwo ndakundwa bigeze aha. Yes, I see what you mean. Hari n'abantu babikipinga private kwa ko ntago ariko bateye. Yego. Ngo ntago ariko ateye n'ama videos njya go posting arabanza kandi si akareba yabona okay. Amaze no kubimenyera. Ariko ngiye numva my happiness I have to share it. You know, akababaro kanje nakanje yego nibyo, ariko my happiness ushobora kugasharinga nkuko nakutagasharinga. Yes, nkuko utagasharinga. Nanjye nago kuvuga ngo wishyira urikara nagaru kwishyira hanze. No. Buriya bakubajije kapo ya Keza uyizi gute ukubwira kuri Instagram. Hari ibintu ibyo nta postinga nibyo biba biri very ni na byinshi. Dusoza kino kiganiro, ni izihe nama wagira umuntu uri mu rukundo n'umuntu badahuje umuco, badahuje ubwene gihugu, badahuje uruhu, ndetse n'undi utari muri iyo relationship ari kubareba, wamubwira iki? Unabishaka ahubwo yega ntago ari bibi kugira ajya byita gute kwifuza kugira umuntu mudahuje uruhu, cyangwa se kwifuza kumenya n'abantu bo hanze, ukumva urashaka kurenga inkombe za like nge ikintu cya mbere ni ukumenya icyo ushaka. Yes, sibyo ntago nge nari nzi ko nshobora kugera kuri stage yo gushaka n'umugabo w'umuzungu tukabana. Ntago nge nari mbizi ko nabanje no gushaka, ntago nari mfite iyo idea. Ariko urukundo niho rwamfatiranye rurankunda. Nange gukundika se wanga urukundo? Nanga urukundo se nanjye nakunditse. So urukundo ntago rutoranya uruhu. Niba ugiye kubona ukabona ukundanye n'uwahehe, ntiwumve ibintu abantu bavuga, ntutinye amagambo y'abantu. Okay. Ntago amagambo y'abantu azakubakira, ntago amagambo y'abantu azakugaburira, ntago amagambo y'abantu azatunga abana bawe. Niba wumva uhamanya n'umutima wawe ko ari byo koko, ko ari byo ushaka, then do it. Bikore ubyishimire ubibemo. Okay. Kandi niba ubirimo nta soni bishobora kugutera ko washatse n'umuntu wo hanze. Yes. Kuko urugo ni urwawe, rw'abana babiri. Yes. Hanyuma society bareba, twebwe tubareba rero. Erega buriya society buriya twebwe watubwira iki? Twebwe tutari dufate muri izo relation cyangwa se muri urwo rukundo, twe tubarebera hanze, watubwira iki? Buriya society ibaho nta n'ugaragashyari. Buriya abantu bagira opinion zabo kandi ntago ushobora kuzibabuza. Yego. Ntago bishoboka. Yego. So you do you, wowe kora ibyo ugomba gukora. Society wazana uwahe bazamujudginga, wazana uwo bazamujudginga. Wowe as long as you're happy. Society izangwa amazi bishire nukuri. Bazubika inda. Bazabyuka rimwe bazakuvuga bageraho banarambirwe. Si byatangiye bamvuga, ubu batangiye banyishimira. Byatangiye bakuvuga, ubu barira kwishimira. Baranyishimira ubu. Opinion z'abantu zirahinduka kandi nta kintu wazikoraho. Ikintu nshaka kubwira Barbara niki n'umuntu urimo kunyumva. Ngewe icyo ukuntu ngiye mfata opinion z'abantu, icyo unekerezaho ntago ari ikibazo cyanjye, ni ikibazo cyawe. Okay. Biri mu mutwe wawe, urabitekereje, urabiyunguruye, urabivuze, ubivuza ahandi. So your opinion is yours. It will not affect me. Ntago bishobora ku igitekerezo ni cyawe. Ubifashe gutyo kandi ukamenya ko udashobora guhindura ikintu umuntu ashobora gutekerezaho. You will live a happy life. Biguha amahoro. Kuko isi ni gutyo tuzavugwa birangire. Ariko you can never change opinions. And don't let them affect you. Ntago ushobora. Kuko ni iby'umuntu ntaho bihuriye nawe. Mu bintu ujyamo mu buzima byose ni iby'umuntu. You dealinze n'ubuzima bwawe, umuntu akaza akavuga ikitarabaye gishobora no kubaza, ariko the opinion is biguma hanze y'umuryango. Wow. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, Keza. Keza, hari ukuntu nanone yego urukundo ntirutoranya.
ariko hambere higeze kubaho ikiganiro cyo kuvuga ngo ese nidushakana n'abanyamahanga ntituzatakaza umuco wacu, ntituzatakaza identity yacu. Wowe ubitekerezaho iki? Identity yanjye umuntu waje kunshaka icyambere cyo yazi ko ndi umunyarwandakazi wuzuye usendereye, kandi nanjye ndiyizi ko ndi umunyarwandakazi. Umwana wari wese nzabyara azamenya ko mama ni umunyarwandakazi. Identity, you losing the identity uburindeze. Ahubwo umuntu ashobora kuba nta niyo yari afite to begin. Nukuvuga ngo ntayo wari ufite bijya gutangira. Yes, nta gaciro waha identity yawe ngo uyifate ahantu ngiye hariho hose ndi umunyarwanda. I'm from Rwanda. Noneho utangira uvuge ibyo uzi ku Rwanda, but you can never lose your identity when you really know who you are. Ntabwo watakaza nta n'umuntu wakuvangira uzi uwuriwe imbere n'inyuma. Ntabwo ushobora kutamenya uwuriwe, ntabwo wabitakaza kuko it's stuck with you. Ahubwo hari abantu rero batizi. Abatizi rero birakomera kuko baba bashaka kuba icyo batari cyo, agafata icyo atari cyo. Kuko biroroshye cyane kuruzinga identity, kuvanga imico, nko kujya hariya nagaruka Kinyarwanda je ne sais pas, n'ibyo ururimi ngarwirengagiza abana nazabyara hariya tujya muri vacances. No, uzi uwuriwe ntago wavangirwa, kandi ibyo ngibyo ntago byakubuza gushakana n'umuntu wari we wese. Ushatse mu banyarwanda well and good, ushatse hanze kandi umuco wacu ahubwo urakomeza dukataza tukwizisi. Ariko ntago wabura so identity takara ku muntu utayifite. Yes, utisobanukiwe, utazi umuco wawe, utazi ururimi rwawe, utazi niyo wagira passport zingana gute uri umunyarwanda. Uri umunyarwanda first of all, icyambere uri umunyarwanda. Wiha agaciro. Twiha agaciro tw'abanyarwanda uzuye. Urakoze cyane. Yes, murakoze rero kudukurikira. Twarimo tuganira ku urukundo n'umuntu mudahuje uruhu, mudahuje umuco, mudahuje ururimi, mudahuje ukuntu mwakuze, ukuntu mwarezwe. Nimba bishoboka, ushobora kuba uje iki kiganiro kirangiye, nagusaba kujya kukireba kuri YouTube kuri The Barbara Show, ndetse urahasanga n'ibindi biganiro byatambutse. Turagushimiye ko wadukurikiye nawe wabanye natwe kuva dutangira kugeza dusoza nkuko nsanzwe mbikora. Ndakwifuriza umugisha w'Imana, Imana iguha umugisha kandi urakoze cyane. Urakoze gukurikira ikiganiro The Barbara Show. Nimba ukibonye kuri YouTube The Barbara Show, kora subscribe ujye ukomeza kubona amakuru n'ibindi biganiro byinshi bikomeza kuza. Nimba udukurikira kuri Facebook, nimba udukurikira kuri Instagram, komeza udukurikire, turakwishimiye cyane. No kuri Twitter muzajya mukomeza kubona amakuru, ndetse ntimukasibe kureba iki kiganiro ku Isibo TV. Turabashimiye rero ku mwanya wanyu mwaduhaye. Imana ibaho umugisha.